paruwasi Saint Paruti Gikondo aho muri hose namwe mwese mwitabiriye igitambo cya misa ya mbere tubanje kubasuhuza. Turi hano Igikondo muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Vincent Paruti ahagiye gutangira igitambo cya misa ya mbere, igitambo cya misa cyo ku cyumweru cya gatanu cy'igisibo muri ya nzira itukwerekeza ku munsi mukuru wa Pasika. Tugeze ku munsi ku cyumweru cya gatanu, icyumweru kibanziriza icyumweru cy'amashami. Tukaba uyu munsi turi buzirikane amasomo matagatifu atwumvisha ko twakunzwe n'Imana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 43 umurongo wa 16 kugeza ku 26, aho umwanditsi atubwira ko tutagomba kugira ubwoba, tutwoye gukurwa umutima n'ibyahise, twoye gukurwa umutima n'ibyabaye, kuko Uhoraho agiye gukora ikintu cyiza. Ni isezerano ryiza twinjiranye mu gitambo cya misa cy'uyu munsi. Zaburi dufasha kuzirikana amasomo matagatifu ni Zaburi 126 mu dukubo 125, aho ifite inyikirizo igira iti Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza none twasabye n'ibyishimo. Naho ibaruwa isomo rya kabiri ni ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 3 umurongo wa 8 kugeza ku 14, aho umwanditsi Pawulo yongera kugaragaza ko yishimiye kuba yaramenye Kristo. Kumenya Umwami Yezu Kristo rero nicyo cyiza gisumba byose. Ivanjili ntagatifu tuzirikana uyu munsi turayisanga mu Ivanjili ntagatifu kuyanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 11. Yezu aratubwira ati nanjye simbaciriye urubanza. Bamuzaniye umugore bafashe asambana, baramushinja bashaka ko Yezu nawe abyemeza kugira ngo aterwe amabuye, ariko Yezu ati singuciriye urubanza. Yahindukiriye abari bamuzaniye ati se muri mwe ninde utarakora icyaha maze nkamutera ibuye. Somo rya kabiri ni isomo dusanga aya masomo matagatifu dufasha guhimbaza uyu munsi, aho tuzirikana Mutagatifu Marceline wa Carthage. Kurari gudufasha guhimbaza igitambo cya misa ni urumuri rw'abizera kuri hano ubutumwa bw'i paruwasi, naho padiri dufasha gutanga igitambo cya misa ni Padiri Eugene Niyonzima, umukuru w'abaparutini mu Rwanda, muri Kongo no mu Bubiligi. Twifuje mwese icyumweru cyiza muri kumwe Joseph Umukiza. Umuhanuzi Izayi yatubwira ijambo ry'Imana ati nimwibutse ukundi byabaye kera. Turavuga mu isomo rya mbere Pawulo intumwa nawe yatubwira ijambo ry'Imana ati niyibagije ibiri inyuma yanjye nkihutira icyo nagenewe, igihembo Imana yanteganyirije. Turavuga mu isomo rya kabiri na Yezu ubwe yatubwiye twese abanyabyaha ijambo ry'Imana ati genda ariko wirukiraho gucumura ukundi. Tubyuve mu Ivanjili. Twebwe abanyabyaha byo kwibutsa ibyaha bya kera, nubwo ibyaha byacu biteye isoni, Yezu ntiyaje kuducira urubanza no kuducyurira ko turi abanyabyaha, ahubwo yaje kudukiza no kudusubiza agaciro kacu. Twemeye kuba abantu bashya, twishinje imbere y'Imana ko twacumuye rwose, kugira ngo izatugeze mu buzima bushya. Igitambo cy'Ukaristiya dusabe Imana kwigana urukundo Kristo yatugiriye.
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, duteraniye muri iyi ngoro ya Nyagasani kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo, Kristo Yezu akuzwe. Turacyari mu rugendo rugana Pasika, ariko uyu munsi bisa nk'ibidasanzwe kuko n'impabe zisogongera ku mpuhwe z'Imana. Ndavuga ku rugero tuza kubona mu Ivanjiri n'amasomo y'uyu munsi. Turasanga kuri uru rugendo nta wacikanwa kuko imbabazi z'Imana ari igisagirane. Kuri iki cyumweru turifatanya n'umuryango Evariste Sebahutu, basabire Evariste Sebahutu, Landry Shimwe, Blaise Iradukunda, Jeanne Pamuseni Rutayisire, Alphonse Nzeyimana, Pauline Bushyenderi, Thérèse Rujindiri, Catherine Aho Bantegeye, Inyasi Nsanzumuhire na Clément Munyaneza Léon, Sengimana, Innocent Trésor na Roho zo mu Purgatori. Umuryango wa Francine Nyiranteziryayo nabo barasabira ababyeyi babo Agnes Mukarugomwa, Venuste Gakwaya na Claudine Mwizerwa, Gaspard Munyandamutsa n'abavandimwe babo bitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umuryango wa Venuste Karera barasabira Venuste Karera, Saverine Nyirabuhigiro, Emerance Uwizeye, Marie Jose Mukamwiza, Marie Thérèse Mukampagazi, Gertrude Mukarugomwa, Martial Gitego na Florida Kabagunga, Christine Kitegetse, Petronira Mukakaregeya, Berikimasi Ruganintwari, Margarita Madamu, Hilari Uwimana, Charles Rwirimana, Roho zo mu Purgatori. Naho Bernadette Mukagatare arasabira Anastasia Nyiraromba, Padiri Hermenegilde, Padiri Ruragaragaza Farazia Nyirabuturo n'urubyaro rwe Felicite Mukeshimana, Gertrude Aloise Seziga n'abo mu muryango we bose, Ladislas Ruzibukira n'abana n'abo mu muryango we bose, Vianney Maniragaba, Vincent Ndoba n'abo mu muryango we, Fidel Maniragaba n'abo mu muryango we, Asteria Iyamuremye n'abo mu muryango we, Tarisisi Gahunga na Jerome Nzagibwami bitabye Imana na Roho zitagira abazisabira. Umuryango wa Sipiriyani Rwamapfa barasabira Polinari Rwataga, Anastasie Nyiraromba, Sipiriyani Rwamapfa, Pascal Ngwije na Maria Mukandutiye. Kandide Nyirabagenzi arasabira ababyeyi be Tomasi na Cecile bo mu muryango wabo, Magari Joy, Esperance Nsengiyumva, Veneranda Nyirakanyana, Aloyizi Barihe na Jereonari Murindahabi bitabye Imana na Roho zo mu Purgatori. Albert Kanamugire arasabira Padiri Fideli Nyaminani n'umuryango we wose, Leonidas Rujangu n'umuryango we wose, Jean d'Amour Bizimana, Monique Uwizeye, Catherine Mukagatare n'abana be Patrick Nkurunziza, Bazire Bazigaba n'umuryango we na Roho zo mu Purgatori. Ni mucyo rero bavandimwe tubanze twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose
mu byo natekereje ibyo navuze no mu byo nirengagije gutunganya kuko naracumuye rwose n'abamarayika bose n'abatagatifu bose ngo munsabire Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Usabe Nyagasani Imana yacu turakwinginze udufashe gukomeza kujya mbere muri rwa rukundo rwatumye umwana wawe akunda isi akayipfira, we Mana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Somo rya mbere, somo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Avuze atya Uhoraho, we washatse inzira mu nyanja rwagati, agatanga akayira mu mazi magari, we wahagaritse amagare n'amafarasi, ingabo n'abantu b'intwari bose hamwe bikagwa ubutazigura umutwe, bigahwekera nk'agatara hanyuma bikazima. Mwe kwibuka ibyababayeho mbere ngo mukurwe umutima n'ibya kera, dore ngiye gukora ikintu gishya ndetse cyatangiye no kugaragara, ntimukiruzi se? Ni ukuri rwose ndahanga inzira rwagati mu butayu, inzuzi zitembe ahantu h'amayaga. Inyamaswa z'inkazi zizampa ikuzo, kimwe n'imbwebwe na zambuni, kuko navubuye amazi rwagati mu butayu
n'inzuzi zigatemba ahantu h'amayaga, kugira ngo nuhire umuryango wanjye nihitiyemo, umuryango nihangiye, kandi uzahore uvuga ibisingizo byanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, ibyampesha agaciro byose nsanga ari igihombo ubigereranyije n'icyiza gisumba byose
ari cyo kumenya umwami wanjye Yezu Kristo. Kubera we nemeye guhara byose no kubyita umwanda kugira ngo nunguke Kristo, maze nzamusange ntishingikirije ubutungane bwanjye bukomoka ku mategeko, ahubwo mfite ubutungane bukomoka ku kwemera Kristo, buva ku Mana bukaba bushingiye ku kwemera. Igisigaye ni ukumenya we wazukanye ububasha no kwifatanya nawe mu bubabare bwe, ndetse no kwishushanya nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nibishoboka nanjye nzagere ku izuka mu bapfuye. Si ukuvuga ko ubu ibyo nabigezeho cyangwa ko naba narabaye intungane, ahubwo ndatwaza ngo nsingire Yezu Kristo, mbese nk'uko we ubwe yansingiriye. Koko bavandimwe, sinemeza ko nabigezeho, icyo mparanira ni kimwe gusa: ibyashize ndabyihorera nkihatira ibizaza. Ntwaza rero ngana intego ya ngororano Imana iduhamagarira mu ijuru muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yigira ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarizayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana,
mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga ku mwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanza ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuga atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yezu yunamutse aramubaza ati, mugore, ba bandi bari he? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arabasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yezu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, nk'uko nabivuze mu nteruro y'iki gitambo cy'Ukarisitiya, dukomeje urugendo tugana Pasika. Pasika kandi bikaba ari umunsi w'ibyishimo bihebuje kuri twebwe, kuko ibiba kuri Pasika, ndavuga izuka rya Yezu Kristo, niryo shingiro rya mizero yacu. Ngo iyo Yezu aba atarazutse, ibyo twemera byose byari kuba ari ubucucu. Iryo ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Ariko kuba Yezu yarazutse bituma natwe tugira iyo mizero, bikadutera n'ibyishimo umutima. Hari uburyo rero amasomo y'uyu munsi agenda duherekeza ngo tuzagere kuri ibyo byishimo nyakuri. Harimo no kutwereka ko Yezu nyirimpuhwe nyinshi atwegera akatwuhagiza impuhwe ze, maze akadukiza ibicumuro byacu. Dore ko burya niba hari ikintu kitubuza amahoro kikatubuza ibyishimo, ni ibicumuro byacu. Kabone n'aho byaba bihishe, kabone n'aho byaba bitazwi, ndetse burya icyaha gihishe nicyo kiryana kurusha ibindi. Nangwe n'icyamenyekanye, kuko burya ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Siko tuvuga mu Kinyarwanda se? Maze rero kuzirikana amasomo y'uyu munsi, mu gihe nageragezaga gutegura iki cyumweru, nahisemo kubumbira hamwe ubutumwa nifuza kubasangiza mu nyigisho y'uyu munsi, mukubira mu ngingo remezo igira iti, iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende karoga kagacya. Wabyumva ashobora kumva bisa nkaho bikomeye. Reka nongere mbisubiremo, n'utakumva ibikurikira, n'uwarangara atahana aka kantu, kw'impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende
karoga kagacya. Wenda abato bari hano bambabarire kuko nkoresheje ijambo impabe rijya kumvikana nk'irikomeye, ariko rero riranoroshye cyane kuko mu Kinyarwanda risobanura umuntu wataye inzira nziza. Impabe ni umuntu wataye inzira nziza. C'est une personne égarée mu rurimi rw'Igifaransa. Ni umuntu wataye umurongo mwiza w'ubuzima. Impabe nunyura mu tuyira tutagororotse kandi tutayobora ku ntego nziza z'ubuzima. Muri make, mu byerekeranye n'iyobokamana, impabe ni umuntu watannye akanyura inzira zinyuranye no gushaka kuhoraho Nyiringabo. Naho ijambo impuhwe ryo muraryizi. Mu iyobokamana, ijambo impuhwe turikoresha iyo dushaka kuvuga igishyika kigirirwa uwacumuye ku buryo ababarirwa ibyaha bye, kabone naho kubw'amategeko cyangwa kubw'imibonere isanzwe y'abantu nta mbabazi yari akwiye. Impuhwe zijya hejuru y'ibyo byose. Abadakwiye imbabazi bakazihabwa, abadakwiye gukundwa bagakundwa, abadakwiye gufashwa bagafashwa, kuko impuhwe ziri hejuru y'ibyo byose. Aho tugereye aha rero, umuntu yavuga ko dukurikije ya nyito y'inyigisho yacu imwe nababwiye, ko iyi impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende koga kagacya, navuga ko mu mvugo wenda umuntu yoroheje gake, navuga ko iyi impuhwe cyangwa se Nyirimpuhwe ubwe ahuye n'umuntu wahabye cyangwa se wanyuze mu nzira zitagororokeye Imana, byose bihinduka bishya. Ndabarahiye. Upfa kuba wahuye na Nyirimpuhwe gusa, upfa kuba wamwemereye ngo agukoreho, upfa kuba wamwemereye ngo impuhwe ze z'igisagirane ziguhobere nawe uzihobere, ubundi bihinduka bishya. Hahirwa bakiriye izo mpuhwe z'Uhoraho. Gusa nahisemo kuvuga ko iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende koga kagacya, nshaka kunyuranya n'umugani wa Kinyarwanda ntajya nemeranya nawo na gatoya, kuko wibuzemo akabuto k'ivanjiri, kuko wibuzemo umusemburo w'ivanjiri. Kandi iby'amasomo y'uyu munsi atubwira arawuvuguruza pe. Ni umugani ugira uti, akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ntigacya, ngo niyo gakeye ntigashira umunuko, ngo niyo umunuko ushizemo ntigatereka amata. Abo basigaye bongeraho ngo niyo gateretse amata nta nywebwa. Mujya mwiyumvisha ukuntu mu Kinyarwanda tugira imibwa n'imipagani? Bisubiremo mwumva ukuntu bikaze. Ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntikagira gute, niyo gakeye ntigashira umunuko, niyo gashize umunuko ntigatereka amata. Ibyo sinzi niba bibaho mu Kinyarwanda gikomeza, ariko abubu kwerekana uburyo akabaye icwende kadashobora gucya, baravuga ngo niyo gateretse amata ntiwayanywa. Dusigaje kongeraho ngo niyo wayanywa. Ntabyo mvugiye hano.
ko museka se sibyo? Burya tugira amagambo akomeye cyane kandi asesereza. Reka icwende turyita umunyabyaha. Ibyo bivuze ko umunyabyaha adashobora gukira ibyaha bye, niyo byashira byakunukira, niyo yabibabarirwa umunuko ntiwawukira, niyo umunuko wakira ntiyakongera kuba uko yahoze, niyo yaba uko yahoze, ubwo ndimo gusobanura sibyo se? Niyo yaba uko yahoze ntiyakongera kubana n'abandi, niyo yabana n'abandi ntacyo yabamarira, niyo yakibamarira ntacyo cyaba kimaze. Umva iyo mvugo nkoresheje, urumva ubugome burimo aho ngaho di? Oya, impamvu navuze ko hibuzemo ivanjiri ni uko Imana yo itabona ibintu gutyo. Reka da, nanjye uwo mugani ndawuhimbye. Iyo impuhwe zihuye n'impabe n'akabaye icwende karoga, kandi karoga kagacya, kacya umunuko ugashira, kandi iyo umunuko washize kakongera kagatereka amata, kandi rubanda rukayanywa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Naho ubundi twazahora mu magambo yibuzemo uburyohe bw'ivanjiri, yibuzemo imbuto y'ivanjiri, maze iyo vanjiri ntizagire n'iki tumarira ubu n'iteka ryose. Tukitwa abakirisita ariko batigeze bamenya ivanjiri. Ibyo ndabivuga kubera ko mfite gihamya. Mfite gihamya mu masomo y'uyu munsi yo kuri iki cyumweru, aratwereka ko mu by'ukuri umuntu ashobora gusubirana ubuzima bushya kandi yari umunyabyaha. Apfa kuba yarahuye nande? Na Yezu. Apfa kuba yarahuye na Nyirimpuhwe. Apfa kuba yaremeye impuhwe zikamuhobera nawe akazihobera, ubundi zikamwoza agacya. Mu yandi magambo, mu masomo y'uyu munsi turigishwa ko umunyabyaha iyo yahuye by'ukuri na Nyirimpuhwe ari we Yezu, ashobora guhinduka agakira, akaba mushya, agahumeka ituze, ndetse iryo tuze rikajyana n'amahoro, amizero n'urukundo rushyitse. Uko koza icwende rigacya nibyo mu mvugo ncamarenga umuhanuzi Izayi yise guhanga inzira rwagati mu butayu. Mwabyumvise mu isomo rya mbere. No gutuma inzuzi zitemba rwagati mu butayu, iyo ni imvugo ya Izayi. Iyo amazi, iyo inzuzi zatangiye gutemba rwagati mu butayu cyangwa mu mayaga nk'uko Izayi bivuga, kuba ari ukugira ngo yuhire umuryango w'Imana, n'ubutayu burongera bugatohagira, n'agacwende karongera kakoga, kakagira gute? Kagacya. Nkunze ko mwabyumvise. Ibyo rero bivuze ngo uwahuye na Yezu akwemera guhobera n'impuhwe ze, Yezu ahanga inzira nshya mu butayu bw'ubuzima bwe yanyuzemo. Yezu ahanga inzira nshya mu bikomere byawe bivirirana, akongera kugusubiza ubuzima, akongera kugusubiza amahoro y'umutima. N'ibikomere waba warabitewe n'ibyaha, akongera kugusubiza akanyamuneza ko kumva warababariwe. Maze nkoresheje imvugo ya y'umuhanuzi Izayi, inzuzi zigatemba ahantu h'amayaga cyangwa se muri roho yawe yumiranye kubera icyokere cy'ibyaha.
Isomo rya kabiri naryo ni gihamya. Ni gihamya yuko akabaye icwende gashobora koga, kandi kakoga kagacya kagashira n'umunuko. Ndabivuga nshingiye kuki? Nimurebe urugero rwiza rurimo agacwende uhoraho yiyogereje kagacya kagahumura neza. Ndavuga Pawulo mutagatifu wabanje kuba impabe mu zindi, akayoba inzira y'umukiro, akayoboka inzira y'ibyaha ndengakamere byo gucuza ubuzima abo badasa kandi ntibanahuze n'idini, maze akabicira kubamara. Uwo Pawulo icyo gihe yitwaga nde? Yitwaga Sawuli. Yarabishe karahava, yarabanze karahava, yaragacwende kanuka. Ambabarire uyu mutagatifu w'Imana, uvuze ko nyir'urugo yapfuye, si uba yamwishe. Ariko iyi Mana dusenga ikaba ari nyir'impuhwe zahebuje, ako gacwende yarakogeze gasigara gahumura neza. Burya koko ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Impabe mu zindi yitwaga Sawuli yahuye n'uw'impuhwe zasabye, ndavuga Yezu umukiza wacu, maze ahita aca ukubiri n'ibicumuro, arekana n'ibyamuhihibikanyaga byose, agera n'aho ubwe yivugira, mwabyumvise mu isomo rya kabiri, ati nasanze ibintu byose ari igihombo ubigereranyije n'icyiza gisumba byose, ari cyo kumenya umwami wanjye Yezu Kristo. Dore ngiyi mpabe yahabutse, dore Pawulo, dore agacwende koze neza, dore ukuntu kakeye kagahumura neza, kagasigara n'impumuro yumvikanira bose, ko nta kintu na kimwe muri iyi si cyaturutira Yezu, ko nta kintu na kimwe mu isi cyamurutira Kristo wamucunguye. Ubu se ko twibwira ngo turi uducwende twogejwe n'amazi y'abatisimu, twari twagera kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ndarahiye nta cyaruta umucunguzi wanjye? Uwageze aha aba yarageze ku mpumuro nziza, uwagezeho aba yarageze ku rwego rwiza rw'ubukirisitu. Naho rero Pawulo nako Sawuli wahindutse Pawulo, naho yarageze yo kubona ibindi byose byarabaye umunuko iyo bigereranyije n'agaciro ka Kristo yahawe. Ngaho nimumbwire ba nyakubahwa abakirisitu dusangiye ukwemera, aka gacwende ntikoze neza? Aka gacwende ntigahumura neza? None se ubu twakongera tukavuga ngo akabaye icwende ntikoga? Reka da, tugendeye ku rugero rwa Kristo, tugendeye ku rugero rwa Pawulo wahuye na Yezu, akabaye icwende karoga ndetse kagasigara gahumura neza cyane, gapfa kuba kahuye nande? Na Yezu nyir'impuhwe zahebuje. Uyu munsi rero impabe ikeneye guhura n'impuhwe si Sawuli. Uyu munsi agacwende gakeneye guhura n'impuhwe ngo gake gashira umunuko w'icyaha si Pawulo, kuko Pawulo urwe yararusoje, akaba ari nayo mpamvu yandikiye Timote amubwira ngo urugamba rwiza nararurwanye inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije. Uwo ni Pawulo bivuga. Abashaka kubisoma mwabisanga mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Timote umutwe wa 4 umurongo wa 7. Urwa Pawulo yarayurushoje, hababaje urwawe, hababaje urwanjye. Uyu munsi impabe ikeneye guhura n'impuhwe z'Imana ni jyewe kandi ni wowe, niwe kandi ni twebwe, nibo kandi ni twese, nitwe mpabe dukeneye kumenya impuhwe z'Imana. Ni jyewe utihanganira abo tudasa,
sinifuze gusangirira ku mbehe n'abo tutasangiye impoko. Uwabivuga neza ukundi yavuga ngo ni jyewe utajya wifuza gusangira n'abo tutonse rimwe cyangwa se n'abo tudahuje isano y'amaraso. Uwo ni jyewe Sawuli ukeneye guhura na Yezu. Ni jyewe kandi ni wowe. Ni jyewe utihanganira n'ibindi byinshi. Ni jye mpabikeneye guhura n'impuhwe. Ni jyewe wemeye kugendana urwango mu nda igihe kirekire, rumwe rurushubukana urwa Sawuli ataraba Pawulo, rukambyariramo rukuzukuruza, ndetse nkaba mfite ubwoba kurwo rwango rwazansigamo n'ubuvivi bwarwo, ari bwo twita inzigo z'ibihe byose. Uwo ni jye Sawuli ukeneye impuhwe. Oya jyewe, oya wowe, emera uhure n'impuhwe, uzigwemo muhoberane, maze muri wowe hongere hashibukemo rwa rukundo Nyagasani yabuganije mu mutima wawe abigirishije Roho we, rwa rukundo Nyagasani yashyize muri jye akarushyira muri wowe, ubundi urureke rwogere hose, rusage kandi rusange n'abatarugira ubu n'iteka ryose. Amina. Ivanjiri nayo itwereka iyindi mpabe, ubwo ndimo gusoza. Ivanjiri yo ku cyumweru nayo iduha urugero rw'izindi mpabe. Ntabwo ari imwe gusa, ni izindi mpabe zahuye n'impuhwe maze bikarangira kari karabaye icwende koze, kagacya ndetse kagashira umunuko. Mushobora guhita mutekereza ko nshaka kuvuga uriya mugore bazaniye Yezu bamufashe ngo yasambanye. Oya, jye ndabona atari we mpabe ya mbere. Impabe za mbere mbona uducwende tunuka kandi tutoze, nasanze mbere na mbere ari bariya Abafarisayi n'abariya bigisha amategeko baje bashushubikanya uriya mugore. Mwumvise uko bamutwaye, ngo baraza bamutereka hagati y'abantu bose. Ibaze kuzana uwo mubyeyi ukamuzana mu misa ya mbere, ukamutereka imbere yacu ngo dore nafashe umusambanyi ngo nimurebe ngo dore umunyabyaha. Murumva uwo mubyeyi uko yakomeretse? Umuteye igikomere cyo gucishwa bugufi, umuteye igikomere cyo kumva abaye humiliated, umuteye igikomere cyo kumva abaye igiseswa mu bandi. Aba bagabo bakoze icyaha, baramukomerekeje cyane. Ikibabaje rero nuko bamuzanye rwagati aha ngaha, niyo kiba icyaha cyo gukomeretsa gusa, ntikiba icyaha cyo gushaka no kwica. Buriya bazanye umugore bashaka nde? Bashakaga Yezu. Bari bamaze igihe bamuhiga bashaka kumwica baramubuze, noneho bamutegera kuri uyu mugore ngo namara kwemeza ko atasambanye, namara kwemeza ko nta cyaha yakoze, ngo bavuguruje amategeko ya Musa bahereho bamwica, kuko ngo yishe amategeko yande ya Musa. Ariko noneho navuga ko ari umunyacyaha bakamucira urubanza, ngo araba yivuguruje ngo zampuye yigisha ziraba ziguye mu mazi, ngo barahita bavuga ngo ntimureba ko n'ibyo avuga nawe atabyemera. Muri makeya buriya barimo amutegeye ahantu habiri, kandi bari bazi ko byanze bikunze bagira gute? Baramufata. Buriya Yezu rero agira intwaro nziza. Buriya bari jyewe cyangwa wowe twari gusimbuka tugatukana, twari gusimbuka tukarwana, twari gusimbuka tugatera amahane. Yezu yaracecetse, yubika umutwe, ngo atangira kwandika hasi, aratuza. Burya umutuzo urakiza. Maze ahagurutse yakoresheje intwari ikomeye cyane, yakoresheje amagambo adakomeretsa. Yarabyutse arababaza ngo utarakora icyaha nagire gute? Namutera ibuye. Ni nko kubabwira ngo ngaho nimwisuzume murebe. Ni nko kubasubiza mu nda yabo, ni nko kubasubiza mu mutima wabo
ngo mumuzanye mumushinja gusambana, ariko nimurebe mu mutima wanyu inshuro ijambo gusambana ryanditsemo kuva mwavuka, mwarakuze ryiyandikamo, none mushaje rikiyanditsemo. Ni nkaho yababwiye ngo mumuzaniye gusambana, ariko muri mwebwe nimurebe mu mitima yanyu, uretse no gusambana harimo no kwicana, uretse no gusambana harimo no kugambana, uretse no kugambana harimo no kugira gute, no kugomera Imana. Maze abasaza bahindukiza amaso, barebye mu mitima yabo, barebye ibyababayeho kuva kera, ngo batangira kwigendera, ngo bahereye kuri bande? Abakuze kuri mwe ntimugende, mureke turangize iyi misa. Kubera ko iyo wirebye buriya wasanga utari miseke ugoroye. Burya biratworohera gutunga abandi intoki, biratwongerohera gushinja abandi ibyaha, ariko wisubiyemo ukareba urutonde rw'ibyaha byawe, nkareba urutonde rw'ibyaha byanjye, nta n'uwo watinyuka gushinja. Wasanga uri agacwende katogeje, nasanga ndagacwende katogeje, nasanga ndetse rimwe na rimwe karimo n'umunuko. Imana tugira cyane rero nuko uwoza uducwenda ari nyirimpuhwe nyinshi, yahuye n'abo bagabo araboza pe, maze batangira kwigendera ngo amaraso y'uyu mugore ntambarweho, kuko nsanze murusha ibyaha, sinashobora no kongera kumutunga intoki. Akandi gacwende kari uwo mugore, erega buriya nawe ntiyari shyashya, ariko icyiza cyane yaricaye yemera kumva nyirimpuhwe, amutega amatwi. Maze amaze kumutega amatwi, nyirimpuhwe amubwira ijambo rikomeye cyane, ngo ngaho genda, ariko ntuzongere kugira gute, gucumura ukundi. Ngaho nawe genda, reka nanjye ngende nsoze inyigisho, ariko munsabire sinzongere gucumura ukundi. Nanjye ndabasabiye, ngaho nimugende, ariko ntimuzongere gucumura ukundi. Ariko dufite n'inkuru nziza, nunaremba ukarembya ugacumura, humura nyirimpuhwe arahari, azakuhagiza impuhwe ze, uzacya wongere ube mushya, ngiryo ibanga ry'abamumenye. Yewe nongere mbisubiremo, iyo impuhwe zihuye n'impabe, n'akabaye icwende karongera kakoga kagacya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Muhaguruke twamamaza ukwemera kwacu.
nyagasani Yezu, uyu munsi twamenye ko ntawe uhoberwa n'impuhwe zawe ngo asubireyo uko yaje. None rero bavandimwe, aho kurega no kugaya abanyabyaha, nitwisubiremo natwe twirebe, tumenye ibyaha byacu, tumenye ubwandu bwacu, ariko n'abanyabyaha tubashyire Yezu tubasabira. Uhoraho tuguhanze amaso, umvise isengesho ryacu. Nyagasani, abaraguza n'abaterekera, abandwa n'abandisha abana babo ni benshi, tugusabe kutabacira urubanza, ahubwo bakize icyago kibatera kukwibagirwa, twumve. Nyagasani, abasiba misa ku cyumweru bagusuzuguye ni benshi, tugusabye kutabacira urubanza, ariko bakunde kukwitaba kuri ubu n'igihe bazapfira, twumve. Nyagasani, abicanyi, abangana, abarwana n'abandi bagome ni benshi, tugusabye kutabacira urubanza, bagirira imbabazi baronke inema zawe, twumve. Nyagasani, ababeshi, abahamya ibinyoma n'abayiguranye ni benshi, tugusabye kutabacira urubanza, ariko baho n'ukuri n'ubugingo, twumve. Nyagasani, abaguye n'abasinziriye ni benshi, tugusabye kutabacira urubanza, ariko ubuze sekibi kubigarurira, twumve. Nyagasani, nakutubuze guca urubanza abavandimwe bacu, iyo ukarikiye dukure mu rwangano n'urupfu, twese tuzukane na Yezu tube bashya,
twumve. Mana yacu, uhorana imbabazi n'impuhwe nyinshi, ugakunda gukiza. Jya wita ku masengesho yacu, maze abokamwe n'ibyaha ku mbabazi zawe ubakize, kubwa Yezu Kristo umwami wacu.
maturo hawe umuryango wawe. Bavandimwe, nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana ishobora byose, twumva n'impuhwe, maze abagaragu bawe wacengejemo inyigisho za Gikristo ubahe gusukurwa n'ububasha bw'iki gitambo ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Ukoresha ugusiba kwacu ugacubya ingeso mbi zacu, maze imitima yacu ukayiha guhugukira iby'ijuru, ukayigwizamo imigenzo myiza kandi ukayiduhembera kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ari w'abamarayika bakesha gusingiza ubuhangange bwawe, n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru ikakuramya isabagizwa n'ibyishimo. Turakwinginze rero wemere ko amajwi yacu afatanya nabo iyo ndirimbo y'igisingizo cyawe, tukwamamaze mu ijwi riranguruye tuvuga tuti: Nyagasani Imana, umutegetsi
koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None duteraniye imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu, turagusaba tumwisunze ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa bavuga ati, nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro, nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa bavuga ati, nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose ni izina ryawe nyagasani. None rero nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'iyi nkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera, tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni Kambanda n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, by'umwihariko abo twasabiye muri iki gitambo kandi twavuze amazina mu ntangiriro y'iyi misa. Hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose
ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabihirwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani simvire ko wakwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo Kristo duhabwa tubeshe haza tugeze mu bugingo bw'iteka. Amina.
orang wamamaza. Tagatifu wamamaza sundi ntawuzwa n'iki kugushimira nyagasani. Reka nkuririmbire indirimbo ikwizihiye zahora nkwamamaza. Dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, turakwinginze twebwe abamaze gusangira umubiri n'amaraso by'umwana wawe, uduhe kubarirwa iteka mu myanya y'umubiri we, ubaho agategeka iteka ryose. Amina. Kristo Yesu akuzwe. Muzikiriza irahimbaza icyumweru cya gatanu cy'igisibo. Dore abatagatifu mu kino cyumweru n'umutagatifu Marceline. Ejo kuwa mbere Yohani Tita wa Sale, Hermani Yosefu na Kariope. Kuwa kabiri n'abatagatifu Constanzia, Yulia na Redamti. Kuwa gatatu n'abatagatifu Wariteri na Kasilda. Kuwa kane n'abatagatifu Matilda, Fulberti, Afrikani, Ezekieli na Paradi.
Kwa gatanu n'abatagatifu Stanislas, Ideblandi, Gemma Gargani na Godeberta. Kwa gatatu mutagatifu Yuri wa mbere. Uko cyumwe gitaha n'abatagatifu Maitindi wa mbere, Ida na Hermenegilde. Misi myiza kuzatagatifuza. Muri iki cyumweru padiri azahari mu biro kwa kabiri no kwa kane umunsi wose. Ejo kwa mbere tuzatangira icyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Misa yo gusabira abacu izatangira saa moya. Gahunda yo kwibuka ku rwego rw'akarere ka Kicukiro izabera hano Igikondo kuri paruwasi guhera saa 3. Abakristo twese turasabwa kwitabira iyi gahunda. None misa ya gatatu hateganijwe umuhango w'ucenze no bwa gatatu. Abigishwa bajwe bagatsinda bazatuka kuri Pasika, bazaza baherekejwe n'ababyeyi babo babatisimu. Komisiyo y'urubyiruko ifatanyije na Omuniye baributsa urubyiruko rwose rwa paruwasi ko bafite umwiherero umunsi wose. Uratangira mu kanya isaa 3 ku mashuri ya Saint Vincent Paroti, ishuri ry'ishuke. Padiri Omuniye afatanyije na komisiyo y'abana bamenyesha abana bose babyifuza ko bateguriwe umwiherero muri iki gisibo. Umwiherero za ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane hano kuri paruwasi. Azawitabira biyandikisha mu kane bwa paruwasi. Kwa kabiri saa 12 hari misa y'urubyiruko. Kwa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane ni umunsi wo kuzirikana no gusabira ababyeyi bacu abavandimwe n'inshuti bazize jenoside yakorewe Abatutsi hano kuri paruwasi. Tuzabasabira mu misa yo mu gitondo. Tuba twitwaje buji n'indabo zo gushyira mu rwibutso. Padiri mukuru arasaba abayobozi b'impuzamiryango remezo gushaka abanyeshuri ba segonderi b'umwaka gatanu cyangwa gatandatu bo mu mpuza zabo ko bazabohereza kwa kane hano kuri paruwasi mu nama bazakora na padiri mukuru. Buri mpuza zashaka abana 5 cyangwa 6. Bategurira hamwe igikorwa bazafasha mu paruwasi cyo korora ba sogokuru na banyogokuru batuye muri mu mpuza batuyemo. Kwa gatanu saa 11:30 habanzira umusaraba hano mu kiliziya. Impuza izadufasha ni Saint Patrick Yohani 23. Korali ni Nyirububasha. Mu by'Imana izatangira saa 9. Twibutsa kandi ko mu gihe cy'inzira y'umusaraba nta gikorwa cyemerewe gukorerwa no kuri paruwasi nka repetition ku makorali cyangwa ari matsinda asenga. Mu rwego rwo kurushaho kwitegura neza umunsi mukuru wa Pasika mu kwezi kwa kane, nyuma y'umusaraba hazajya tangwa penitesiya ku bakristo bose babyifuza. Padiri mukuru afatanije na komisiyo ncungamutungo ya paruwasi baributsa abakristo bose ko ituro rya kiliziya rigomba gutangwa bitarenze kuri Pasika nk'uko kiliziya biteganya. Ni mu rwego bashishikariza abakristo twese gutanga ituro twibuka icyo gikorwa cy'ingenzi giterwa n'amategeko ya kiliziya. Icyumweru gishize ituro ryabonetse 155 n'amafaranga 90. Iry'ubwubatsi ryatuwe mu misa ya mbere 131 n'amafaranga 500. Kuva kuwa mbere kugera ejo kwa gatatu ituro ryabonetse ni 94,940. Atuye mu nzira y'umusaraba yabaye kwa gatanu ni 39,400. Inkunga ya Radio Maria
mu Kiliziya habonetse 126,230, naho yabonetse mu dusanduku two mu Kiliziya ni 43,750. Kuri Mope ku cyumweru gishize hatuwe amafaranga 343 n'amafaranga 368 y'u Rwanda. Wishimiye Imana mukizo wa 50 ashimye Imana ibyiza mukoreye. Isuku mu Kiliziya izakorwa n'abarejiyo, naho ku gatandatu ni impuza mutagatifu Yosefu n'abatagatifu Bonifasi ngo bitegura gushyingirwa. Hari Damascene Sibomana uzashyingirwa na Marie Agnes Ntakirutinka umuryango mutagatifu wa Valois. Hari Gerard Mwinagabo ashyingirwa na Theopista niyo dushima w'umuryango remezo mutagatifu Antoni Maria Zakariya. Hari Emmanuel Tuyisenge ashyingirwa na Rachel Muhawe n'Imana wo muryango mutagatifu Yohani Batista wa Sale. Hari Pacifique Shyaka zashyingiranwa na Benigne Iradukunda wo muryango mutagatifu wa Vincent de Paul. Hari Claude Kwizera ashyingiranwa na Noella Kampire w'Igikondo. So igitambo cya misa kugira ngo mumfashe dushimire Padiri Provincial wa Parotine watuye igitambo cya misa n'igisho itajye gusa duhaye. Ntabwo ari kenshi atuye igitambo cya misa, ariko yaje igihe amaze kirekire inyigisho ze tegura zose akazishyira hamwe akaduha impamvu ihagije. Twongeye tumushimire. Muhaguruke dusoza igitambo cy'Ukarisitiya. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo. cyaberaga hano Igikondo muri Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo kirahumuje. Ni igitambo cya misa cyo kuri icyumweru cya gatanu cy'igisibo mu rwa rugendo. Igitambo cya misa cyatuwe na Padiri Eugene Niyonzima umukuru wa Parotine mu Rwanda muri Kongo no mu Bubiligi. Korali yadufashije guhimbaza igitambo cya misa ni korali Izera. Tubashimiye mwese kuba mwabanye natwe aho mwadukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga za Paroisse. Tujyanye umukoro tujyanye n'ubuhe nuko iyo impuhwe ihuye n'impabe akabayicwende
akuka kagacya iryo cwende ushobora kuba ari jewe ushobora kuri wowe Pawulo ntabwo akiri Sawuli ni jewe ni wowe kandi woza iyo cwende ni nyirimpuhwe tujyanjoro cyizere rero uyu munsi kizo cy'umwe cya gatanu tuzirikana ko Kristo ari nyirimpuhwe kandi yabigaragarije uriya mudamu uriya mugore amuzaniye bamwinja kugira ngo barebe niba Kristo nawe amucira urubanza akamubwira ati naje singushinje tumurebereho rero muri uyu rugendo dukomeje tugana Pasika tumurebereho turangwe n'impuhwe bikorwa byacu tureke gushinja abandi kandi badukeneyeho izo mpuhwe dukomeje kwifuriza icyumweru cyiza twibutsa ko ku munsi w'ejo tariki ya 7 Mata tuzatangira kimwe